Lamando ya minify ubwa mbere ngo izatuvubira imvura izagwa mu gihe cyayo, ngo izari yitumba kandi igwe neza, ngo ize kandi ifite uburyo nta kibazo, ngo ari imvura y'umugisha, ngo kugira ngo imboga izasendere yongere yuzure. Yavuze ngo nzabashumbusha lamango mini wa lamani by Dubai. Turabashuhuje inshuti z'Imana abakunzi umwe bw'Abera Ministries, aho tugeze ku munsi wa 28 ngira ngo tuganire aho twicaye hano hantu tugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu kijyanye n'imvugo y'Imana, urugendo rw'iminsi 120, urugendo rutoroshye, urugendo rurerure, ariko nibura ukapfa gusoma aho tukiganira cyane ku ijambo ryitwa imvugo y'Imana mu bantu basinziriye. Imvugo y'Imana tuzareba ejo mu minsi iri imbere, tuzaganira ikijyanye no kwerekwa. Ese umuntu yerekwa atebwe n'icyo ko yeretswe. Rero Imana ibampera umugisha, murakerwe nanjye Pastor Namba Jean Baptiste. Nkunda comment zanyu, nkunda uko muduhamagara, nkunda uko mukora share, nkunda uko mukora ibintu byose bitandukanye. No kuri nkunda uburyo ki mujya mutuganiriza, nkunda uburyo ki mutuvugisha, nkunda uburyo muca mu gikari, ntago bintera stress, ntago bindambira rwose. Mumpamagare ndahari tuganira ibirenze byo tufashanye, twubakane, tugere kure hashoboka, kuko nzi neza ko uri Imana, nzi neza ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nukuri ndahari, dufashanye nawe unyungura ibitekerezo. Rero comment zanyu, kuba mwandika icyo mubivuga, gusharinga, kandi shimira no twagendanye n'urugendo rw'umunsi wa 28. Nzi ko bitoroshye, nzi ko bigoranye, ariko nta handi tugomba kubikora muri ubwo buryo. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Kakanya rero keza nagira ngo dusenga Imana, hanyuma dusenga basubira inyuma ho gato cyane, ariko nshaka kwinjira mu ijambo ry'Imana aho tugomba kumenya neza amateka y'ukuri. Koko se kuki ibintu bimeze bitya? Amagambo menshi abantu bajya batekereza bati inzozi ibiki byose, ariko by'ukuri inshuti yanjye, iyo ni imvugo y'Imana ku buzima bwawe, iyo ni imvugo y'Imana ku mutima wawe. Ni Imana ishaka gutera imbere, ni Imana ishaka kugira ngo ugire ibintu usenya, ibyakuremereye, ibyakuruhije, ibyakugoye, no kugira ngo Imana ikubake kandi kubakire ahantu wasenyukiye, ariko nturi mu byumva, ntunabyakiriye, si ibyawe, bisa nk'ibikuvunnye sometimes, kumva ni kuremereye, ariko by'ukuri menya ngo Imana yaganiriye nawe. Rero iyo turi kuri aya magambo, reka dusenga Imana ku munsi 28. Imana nyiri icyubahiro, nyiri ubutware, Imana nyiri ubushobozi, nyiri imbaraga, Imana nyiri ukurema, nyiri kuvuga, Imana irenze uko umuntu atekereza, Imana twabonye mu bikomeye, Imana twabonye mu buryo butangaje, Imana twabonye mu mbaraga zikomeye. Bana twe muri byose mwami, iyo tugiye muri iterano ry'umunsi 28, bana n'umuntu wese mwami ugiye kumva kino kiganiro, mugiriye neza, umufashe, kandi Kristo umuha imbaraga, umuhe gutsinda no kwakira no guhagarara mu bikwiriye, kandi mwami urushirizeho kumurengera, kuko uri Imana izi byose, kandi uri Imana ikomeye. Ndagushimye ko mvise gusenga ngaho bana nanjye mu kiganiro mwami, imvugo itari yawe mwami uyindinde, akanwa k'abantu kandinde, ahubwo Kristo ushyire muri njye bikwiriye nkwiye gukora. Urakoze, ndagushimye kubwa Yesu Kristo mwami wacu, amen amen. Imana irebaho umugisha. Kandi uyu munsi rero mu buryo bwumvikanyweho witwa Yoweri. Ibice 3 umurongo wa 1 avuga ngo, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, ndetse n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye nzabasukira umwuka wanjye muri iyo minsi. Nzashyira amahano munsi y'ijuru, munsi n'amaraso n'umuriro n'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima, ukwezi kuzahinduka amaraso. Uwo munsi mukuru w'iteka uteye ubwoba, kandi umuntu wese azambaza izina ry'Uwiteka, azashyira ko i Siyoni Yerusalemu hazaba harokotse nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi nk'uko abarokotse bazaba abo Uwiteka ahamagara. Imana ishimwe cyane. Turabonye ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye, hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye abantu bose, kuzakira umwuka wanjye abantu bose. Nta nabwiye ngo ni ntawe wakuramo. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ntabwo Imana irobanuye, ntivuze ngo n'uyu abahungu banyu n'abakobwa bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore bose bazerekwa, ngo ndetse n'abagaragu banjye n'abaja
baja banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Imana nishimwe cyane. Ayo muhanuzi Yoweri hano mu mwaka wa 800 cyane mbere ho gatoya yivuka rya Yesu mu 800, akaba ari umuhanuzi ukomeye cyane Yoweri. Yavuze ngo hanyuma y'ibyo rero hari habaye igice cya mbere, yasobanura ukuntu inzige zangije ibintu, kagungu yangiza ibintu, uburima bwangiza. Ngo mwabasaza mwe ni muzi mumbariza abana bazabasaza ibyo mubona muso mwabibonye. Aravuga ngo ibyariwe na kagungu byashigaje ntabwo byariwe n'inzige, zikira burarya, mbega biramara ku buryo ngo ibyo babona uwo munsi bitari bikwiriye. Ariko mu bice bibiri ngira ngo 25 akavuga ngo nzabashumbusha iby'inzige zariye n'ibyo kagungu zangije. Icyo bita gushumbushwa n'Imana, yashaka gusobanura ukuntu abantu baguye mu mitima, basenga ibishushanyo, basenga ibigirwamana, abandi baragwa, abandi barapfa, abandi bahura n'ibibazo, maze ngo bararamba. Ariko ngo nzabashumbusha, nzagarura agaciro, nzagarura icyari cyaranyazwe muri we. Bivuze ngo nawe muntu w'Imana, imvirira ijambo nk'iry'ubuhanuzi ku munsi wa 28, Imana igushumbusha ibyo wari warabuze, byo waburiye muri zanzu wagendaga werekwa buri munsi. N'amagambo tukwiye gusoma ari hano muri biriya, ntabwo ngo ni amagambo yanjye nihimbe. Hanyuma y'ibyo hambere se hari ibi, mbere nyine byari bigoye, mbere byari biteye ubwoba, mbere hariho guteye ubwoba kabisa, mbere hari hakaga, mbere hari ingorane. Ariko Imana dufashe cyane. Reka turabona muri Yoweri ibice kenda, reka mbere muri Yoweri ibice bibiri, mwumva ukuntu havuga umurongo wa 26. 23 ngo noneho munezerwe bantu b'Isiyoni, mwe mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura n'umuhindo ku rugero rukwiye, kandi bavubiye imvura y'umuhindo n'iyitumba n'iyitumba nk'ubwa mbere. Aho nabwiye umuntu muri cya kiganiro cy'ubushize, namubwiye ngo imvura n'umugisha yitondera imenye. Noneho munezero. 2, imbuga izadendezwaho ingano, kandi imivura izuzura vino n'amavuta yerayo isesekare. Nzabashumbusha 26, nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyeriwe n'uburima n'ubuzikira na kagungu, zangabo zanye zikomeye nabateje. Kandi muzarya muhage, muhimbaza izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni. Muzamenya ko ndi mu Bisiraheli, kandi muzamenya ko ndi Imana yanyu. Urumva ni hanyuma y'iki? Yo kurya no guhaga, kuvubirwa imvura, gusubizwa ibyo kagungu zanyaza abantu. Inzozi zarakunyaze n'ibyo warose umupfura homba, warose impiri zirahomba, inzoka zirahomba. Hari ibintu waciye mu buzima, mariage zarapfuye, ubuzima bwarahagaze, ikipanga cyaranze, nuko kagungu zarariye, ubuzikira burarya, ibisimba birarya, urangirika, urahofatira aho ureba. Uyu munsi nta mahoro, nta mutekano. Ariko ngo hanyuma y'ibyo imaze kugushumbusha, uko tubonye ijambo ritubwiye muri Yoweri ibice bibiri uhereye ku murongo wa 20, ngo nzabashumbusha, kandi imbuga yanyu izuzura, izadendeza, izasendera, kandi izagumira neza. Ngo muzarya muhage munanywe, ngo kandi ngo ntimuzongera kuburabuzwa, kuko Imana izanye imvura. La candomini faile mo spiciel ba. Ubu ni ubuhanuzi bwawe bukomeye, yuko Imana izanye imvura mu buzima bwawe, Imana izanye imvura mu masezerano yawe, Imana izanye umugisha mu buryo warushyize. Imbuga yari iriho ubusa. Aravuga ngo nzabashumbusha iby'inzige zariye. Muri iyi minsi 27 tumaze 28, Imana igushumbusha ibyagiye Imana yagiye kwereka mu nzozi, igarura umugabo wawe, igarura umugore wawe, igarura ubuzima bwawe, guhura ubyari, guha amafaranga, iguha ubuzima. Nigushumbushe ibyo wanyazwe, nigushumbushe ibyagiye kagungu zarariye, burima burarya, buzikira burarya, uhagarara nabi, wumva uragowe. Imana igushumbushe mu byo wifuza byose, igushumbushe mu byo wakenera byose, kuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi ikeneye gukorana nawe. Nuvuga ngo uwo munsi nzabashumbusha. Izagushumbusha ibiki? Izagushumbusha ibihe byavuye kwandi byagenze gutwara ngo kagungu yarariye, nkuko biratubwira ijambo ry'Imana, kandi nkuko Imana agiye igaragaza ko iri mu ruhande rwacu kandi rwayo rukomeye. Imana ikumpera umugisha. Mukozi w'Imana, turimo tuganira ku magambo y'Imana meza uyu munsi wa none, nkwinginga nkubwira ngo umugambi w'Imana ni mwiza nta kosa. Nuko ukwiye kumenya uko ukwiye gukora ku magambo y'Imana. Umunsi ukayumva bango uwo munsi nzabashumbusha. Ijambo gushumbusha, ugashumbushwa ibikomeye, ugashumbushwa ibiremereye, ugashumbushwa ibikuruhije, ugashumbushwa kubw'imbaraga n'uburyo bwose butandukanye. Umugisha w'Imana ukakuzaho. Aravuga ngo uwo munsi nzabashumbusha, imvura izagwa, nimara kugwa ngo mwuzuze ibidendeze. Ariko uhereye igice cya mbere bavuga ngo bahano umuntu murebe. Igice cya mbere naho tugomba kuhasoma
bisa nkaho nagiye mpera inyuma ariko ngambiriye kugira nkwiye kugera haravuga ngo igice cya mbere ngo mwabasaza mwe ngo ni ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweri mwene Petuweli abamwe abasaza mwe nimwumve ibi kandi mutega amatwi abatuye mu gihugu mwese mbese hari ibimeze nk'ibyo mu gihugu cyanyu cyangwa mu gihe cyabaso mu bitekerereza abana banyu kandi abana banyu bazatekereza abana babo batekereza abuzukuru babo ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige kandi byashigajwe n'inzige byariwe na kagongo byashigajwe na kagongo byariwe n'ubuzikira nimukanguke mwabasinzi mwe murire namwe banywa inzoga mucure umuborogo muririre vino ivuyeho kandi birangira umva ko bamushyari mugaragaza vuga ati nimundebere namwe mubwira abasaza mubwira abantu mubwira aho muganira mubwira aho muri kumwe mubabwire ko ibintu bikomeye mubabwire ko ibintu biruhije mbese ibyo mwabonye hari ubundi mwabibonye ibyariwe na kagungu byashigaje inzige zarariye buzikira burarya kaburima burarya ngo umuntu yararundutse byutahemukiye n'umuvandi umwana yaraguhemukiye umugore yaraguhemukiye umugabo yaraguhemukiye mushumba yaraguhemukiye itoro ryaraguhemukiye ntufite ubuhindukire ufite ibinyagambura ngo byarakokoyera ariko ku magambo meza tubonye mu bice 223 ngo nzabashumbusha demase paye ubu nibwo buhanuzi bwawe bw'uyu munsi wa 28 akira gushumbushwa n'Imana akira gushumbushwa n'Imana ibyo kagungu ari inzige zari inzikira zari ibyariwe n'abagomye n'abagambanye n'abambuza indwara baguteje ibyakugoye byakujeho ndagira mubwire ngo akira izo mbaraga z'Imana mu ruhande rw'Imana nibwo buhanuzi busohoye uyu munsi wa none ku buzima bwawe reka Imana yambwiye uyu munsi ntabwo nashatse kujya ku nzozi cyane shavuga ngo Imana ishumbuje ngo hanyuma y'ibyo rero holama ya sandomini kwaye pinfota elemando sai nimefaya ndikumva fashijwe kagungu zari abantu barakuvuga buzikira burarya abantu barakusebya satani arahaguruka baragusenyera seba abantu bari bazi kuzataga agaciro karangira burundu ariko umva ijambo ry'ihumure riravuze ngo nzobashumbusha lamando ya minify ubwa mbere ngizatuvubira imvura izagwa mu gihe cyayo ngizari yitumba kandi igwe neza ngize kandi ifite uburyo nta kibazo ngo ari imvura y'umugisha ngo kugira ngo imboga izasendere yongere yuzure yavuze ngo nzabashumbusha lamango mini wala mine my pie by ni gushumbusha cyane gushumbusha ubuzima bugaruke gushumbusha mu cyerekezo kizima Yoweri barabibonye mwaka wa 200 hanura avuga ngo nzabashumbusha n'ukuri iby'inzige zariye izuburimo burima bwariye buzikira bwariye kagungu zariye nabasobanura mukabimenya amva kubwira inzige y'amababi kagungu kavunagura amashami uburimo bukarigishwa igiti cyangwa ubugiti naho buzikira kwa munsi y'ubutaka bukarundura igiti basaga nk'urundutse byararangiye nta kana nta mugabo nta mugisha nta mafaranga nta buzima kumva aho tukase baravuga nta bigume waruri ahantu umva remero cyubwiye ntibimubwiye ntibikunda abantu baguhagurukiye bagusaranye abandi bagufite mu buryo butari bwiza kuri uyu munsi wa 28 iri nijwi ry'ubuhanuzi rimanutse ngo Imana iragushumbushyije lekosi priya mandikaya mani mara babayisai ni gushumbusha icyubahiro cyawe ni gushumbusha akazi kawe gushumbusha mu kazi gushumbusha mu byo ukora gushumbusha hano werekera Imana igendane nayo mu buryo butandukanye kandi Imana ikugikire uyu munsi wa none amavuta y'Imana aze ku buzima bwawe nturutera Imana ikwambika imbaraga kwambika ubushobozi igushumbushe ngo hanyuma y'ibyo hanyuma yuko Imana imaze gushumbusha mbere inzike zarariye pagani bararya uburozi burakwangiza bakome barahaguruka ntaho ufite werekeza ikimwaro cyaraje wumva warasebye wumva byararangiye wumva nta mpamvu wumva nturahura naba ukenawe nturibabone yewe madamu uri munyumva mugabo nyumva mugore nyumva musoro nyumva reka nkubwire ngo kagungu yaraguhagurukiye ubuzikira urahaguruka inzige zirahaguruka zirarya ariko uyu munsi nkubwire ijambo rikomeye rivuga ngo Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana irimo irakorana nawe kandi Imana izagendana nawe kandi Imana izavugana nawe kandi Imana izakorana nawe kandi Imana iragushumbushyije igushumbushyije isoko rye gushumbushyije ubuzima bwawe gushumbushyije business yawe ugarure mu nzira zikwiriye ndagira ngo ubutumwa uhereza buri muntu wese wari wihebye yumva gataza herezo rizaza ku munsi wa 28 duhagaze kuri dusobanura ku nzozi niyerekwa ariko Imana irabwengera gushumbusha mwibuka nabwiye ngo butumva no gusigwa amavuta alakose mandi yabani 40 tile kando pa bari bazi ko byarangiye mbatwe bapfuye bazi ko ubuzima tazagaruka bazi ko bamaze gushira ibyo birajya kumva kwijambo ry'Imana rivuze ntabwo ari yowe ruhanura uyu munsi ninge manuye erega nanjye ndumuhanuzi nubwo ntabisakuza cyane ndumuhanuzi kandi abo twabona hano barabizi nabo twasenganye barabizi tuganira barabizi mfa nkubwira ikintu gikomeye Imana ije mu buzima bwawe kubutabara Imana ije gushyikira kurengera kwambika imbaraga maze gutabara gushyikire igushumbusha ibyo gushumbusha agaciro kandi nkubwiza ukuri ugiye no kongera ukora ubu kugiye no kongera n'umugisha Imana itabaye abana Imana itabaye ubuzima bwawe Imana
Imana iraguhindukira ugarutse abantu bari gutara Imana irabagaruriye mu cyerekezo cyayo. Imana gukiza hagutse, Imana guhindura ubuzima, guhindura amateka mu izina rya Yesu. Umva lokota mandiki abatele barisisi folia mandi anemola baye kwiya iyo appointment itarangira Imana irayigaruye. Appointment baguhaye ntirangire bakubeshya ariko Imana icite ku uyu munsi usubiranye ubuzima bwose mu cyerekezo cyawe, usubiranye amahirwe mu izina rya Yesu. Lokolia mandika manini pai zandi folia mai the way lele kusatai jandolia makata papi phone and the side. Bari bazi ko byarangiye ariko ntabwo bikirangiye. Imana iratangiye. Imana ihagurutse kuyekora umurimo udasanzwe ku buzima bwawe. Imana icyerekezo mwami udasanzwe ku buzima bwawe. Umva tambuka wigira imbere cyane. Imana ihinduye icyerekezo cyari kiriho. Icyabaruzo bamenyerera gihinduye, cyabaga bamenyerera gihinduye, cyo dayimoni yapanze iragihinduye, cyabaruzo bavuze iragihinduye. Zanye icyerekezo gishyashya ku buzima bwawe muri urugendo rw'iminsi 28. Imana tumaze kugeza mu minsi 20 ariko tuzi umunsi 28. Imana ihinduye icyerekezo. Muruzi ntazakubona, umugambanye ntazakubona, aho uca ntawe uzahareba. Ikuyeho urugambane rukomeye, ikuyeho umwuka mu bujyangiro rukuriho, ikuyeho umwuka w'ubugome wari ukuriho. Dore bike byakuzengurutse, yanyuka yose yamaze gufata ngo urwanye, ariko Imana irayihinduye, yihinduje imbaraga n'ubutware. Ndagira ngo ukomere mu mbaraga zo gudofa mekelenga ya mini wele bosaine fola pa zandosha ya kari ya monikota lele pikosi fote tai. Imana ifaganye nanjye ngo ninkubwire ngo akira ibyawe yarabuze, akira amasezerano, rambura ikiganza wakire, akira amafaranga Imana yavuze, akira agaciro Imana yavuze, akira ubuzima Imana yavuze, akira urubyaro Imana yavuze, akira icyerekezo Imana yavuze, akira viza Imana yavuze, akira amahirwe Imana yavuze. Imana iragushumbishije lele maya nehole ma. Imana iragushumbishije, ihagararanye nawe, iragukomeje. Imana iragushyigikiye. Imana igiye gukora nawe umurimo ukomeye. Igushumbishije abantu bari baragutereranye, igushumbishije mu buryo budasanzwe. Mavuta y'Imana aje ku buzima bwawe, igushumbishije umuryango wari warabuze, igushumbishije ibya byaratakaye mu nzira. Hakota mandiki ya bali ya mole fore mandesa zetosha ya kutala mesandi yabo. Imbere y'Imana ishobora byose ndimo ndabona urugi rukingutse imbere y'umuntu w'inkwite witwa mvuga izina witwa Kantengwa. Ndakuvuze uri mu gihugu cy'ibere sanga mvuga igihugu ari mu Burayi, ariko Imana iravuze ngo ishize inzugi ebyiri zihe zikinguka kuno mwanya wa none. Urugi rw'ubuzima rurakingutse, nzongera kugwaragurika kabiri, akazi ugakora buryo burambye. Imana igukuye kubera ikintu kazi gakomeye. Kantengwa niba unyumva byumva aho uri, simvuga igihugu urimo ariko uri Burayi. Imana leya zo pele manini fore by sembwira iki muvandimwe, amasoko watsindiye i Burundi byakoze byose, ibyo agiye ukora mu Rwanda, ibyo agiye uharanira. Imana irimo iravuga nanjye ngira gushumbishije muri iyi minsi ya 28. Abantu bakurikiye n'abatarakurikiye iyi nkuru yisangize, igushumbishije abantu batabishakaga, igushumbishije Imana itabishakaga. Satani yari afite ibintu apanga byiwe, ariko umva ko Imana irimo ivugana nanjye ngo nzagushumbishije. Igihe zari kagungu yarariye buzikirabura rya byose birarundura. Wumvaga warangiye wavuye mu buzima neza, kubaho birutwa nuko wakwipfiriye, nuko utinya kwiyahura. Ariko ngo Imana igaruye ubuzima muri wowe, igaruye icyerekezo muri wowe, igaruye amahirwe muri wowe, igaruye gukora muri wowe. Imana irimo iravuga nawe ngo hindukira wakira imbaraga zidasanzwe, umwuka w'ubwenge n'imbaraga n'igitangazo ukuzeho. Amavuta y'Imana amanukiye kuza kuguhembura mbere y'uko igusukaho umwuka w'umunezero. Hari ibyikoze, hari ibyizanye, hari ibyishyigikiye. Irakwambitse imbaraga, irakurengeye kandi iragutabaye kugihagararanye nawe, iragushumbishije. Yewe ya besi iragushumbishije. Yewe umuntu uciye bugufi iragushumbishije. Yewe umuntu wumva waragoye umutima iragushumbishije. Njye nibuka nizuga n'abantu ijambo ry'Imana babwira icyo bita ijambo rivuga ngo umuntu witwa Erodebari habita kwa nta jambo, nta makiriro, nta mibereho, nta buzima. Aka kanya ku bumwe bw'Abera Ministries ijwi ry'Imana riramanukiye ku munsi wa 28 rirambwira ngo ninkubwire ngo Imana iragushumbishije. Laissez for pani wit tikel mai. Icyambere hagacira ibyo wize, hagacira aho wize, hagacira uriwe, hagacira icyo ukora, hagacira aho ujya. Igukwiye igisuzuguriro, ikwambuye umwambaro mubi, kwambuye umwambaro agasuzuguro, kwambuye agahinda wari umaranye igihe, wari uryamye umva bidakunda. Inyeganyeza zo kuri Imana imikorana nawe, ikuvanye Erodebari kwa Makiri, ikuvanye hiryo kwa Miyeri, ikuvanye muri za Bidomviri yo kure watakaye, aho bari barajugunye bakaroha. Umuryango utakwitaho, nta muntu ukuzi, nta muntu ukubona, ukumva ugeze ahantu kure. Hari
ariko mvi yera ndimo nkorera, yera ndicaranye nayo, yera imiranyongorera imbwira ngo niyo kubwire ngo ifashe mpira imigambi yose yakurwanyaga, ikuye ibitero by'abademu n'iby'abarozi, amavuta yinjiye mu buzima bwawe, gukuyeho incakura n'indyarya, gukuyeho abagambanyi n'abaguseserera, gukuyeho isese z'abanyamagambo, gukuyeho urubwa n'induru. Kandi nkubwire wari umaze igihe urira ngo imyaka ishize ari 10 nta mwana, ndagira nkubwire ngo Imana iguhaye umwana kandi utari umwe ku mugaragaro, iguhaye umwana utari umwe, iguhaye umwana utari umwe. Imana irakwibutse, ihagararanye nawe, ugiye kuzatanga ubuhamya. We madamu nakubonye rwose akiri uwo mwana burundu, kandi madamu si wowe utabyara, ahubwo ni umugabo wawe utabyara, kandi wirinze kubivuga. Imana iravuze ngo ubwo wabigize ibanga nagiye kugira ngo ubutabare mu izina rya Yesu. Ndacyavuga n'uwo mudamu urwaye kanseri, Imana yayikuyeho mu izina rya Yesu. Stefani kwa yalamande tai warayivuze ninjoro ngo ndetse mwe ninjoro ngo ariko ubu imiti nayo ngo izamarira iki yinywa, ariko Imana igiye gukiza aho muri wigira ubwoba. Imana iri kumwe na iragushumbushyije, ntabwo waba imfubyi ngo usige abana bari imfubyi naho bajyanye. Imana ikuyeho urupfu ku buzima bwawe, Imana izanye icyerekezo gishyashya, ntabwo bari imfubyi ngo n'ubusiga abana bari imfubyi. Imana irabyanze kandi nkubwiza uko chemotherapy ntabwo ari yawe, ahubwo Imana izabana nawe. Chemotherapy ntabwo ari yawe, Imana izabana nawe, ntabwo bizatuma kugera ko Imana ikoze ibitangaza. Iragushumbushyije, iraguha ku munsi wa 20. Ubu n'ubuhanuzi bivuga ngo Imana kwimanye, yimanye icyerekezo, yimanye inzira, yimanye aho uva n'iyo ujya. Imana ihagaranya, igiye gukora ibitangazo utarumenyere ko byagakozwe, kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero turimo dusoza tuganira kujya ku musozo, aravuga ngo hanyuma y'ibyo nibwo nzasuka umwuka we. Aravuga ngo ikintu Imana ibishaka nuko mbere yuko utangira gukorera Imana no kuvuga Imana, nuko ibanze ikagushyira mu murongo mwiza cyane, ikaguha amasezerano ukakira nk'uko Imana irimwe bisaba. Turakiciye tuganira kuri aya magambo yerekwa no tuyavuga, babwira ngo nimukomere mugwiza imbaraga. Aravuga ngo nzabashumbusha iby'inzige zariye, ariko uyinzige wasanga ari abantu, uzasanga ari abantu bya bintu byangiritse wari warahebye, byaheze mu nzira, byaheze Dubai, byaheze mu Bushinwa, byaheze aho bijyanye, babuze uko bifata. N'uyu munsi uracyavuza induru, uracyakurikira, uracyasakuza. Umwuka wera w'Imana arimo aramishurira ko Imana izanye ubuzima bwawe. Rekutamande side lemando ya makin manifali ya bola ahalala wazaye sotere kesha inimini wede for ya hase. Kandi Imana iguhuje n'umuryango wawe, iguhuje n'umugabo wari ugiye, iguhuje n'amasezerano yawe, iguhuje n'ibyo wari uhagazemo. Amavuta y'Imana agiye kwinjirana nawe, we gusa ntugome, uhagarare neza kandi ugire ibitangaza. Umukozi w'Imana witwa Dawidi ararota ngo dore ndi umusaza, kera nari umusore, sindabonwa mu kintu ngo cyasi byo kurya. Oya nukuri nk'intare z'imigunzi basha gukya no gusonza, ariko kubitekana ngo bizakunda. Akira ubuhanuzi busenya ibyo byose mu izina rya Yesu. Akira urufunguzo rw'ibyawe, injuru kingure. Akira ikimana yavuganye nawe, akira ikimana yakoranye zekotere pa nema. Rega ndimo ndabona uri umubyeyi utuye Kimihurura, wari urwaye umutwe uremereye cyane, umutwe utuma yumva amaze kubyamushobeye. Imana iramwengera wo gukije kano kanya tuvuga irawugukije, ucyumve irawugukije, n'ubu urakize mu izina rya Yesu. Mbega umugambi w'Imana mwiza, mbega umugambi w'Imana udasanzwe, mbega umugambi w'Imana uri gukora. Imana reba, Imana igukora operation yo kubagwa muri bavantre. Imana irabikoze, ntabwo kibazwe madana, ntabwo kibazwe. Niyo ndugiye kuyibyara neza cyane, kuko Imana iri mu ruhande igiye gushumbusha. Hari amariri kuye ku buzima bwawe, kuye amariri kuye ku mibereho yawe. Nagira ngo nkubwire ngo wumvaga uyu munsi ufite ushaka igisubizo ukenera ijambo, niwe riziye. Imana ikuye gatanya mu rugo rwawe byiteka byose, kuko Imana ntiyifuza kuzasenya nkuko abandi barushenye. Imana ikurindiye urugo, ikurindiye mariage. Lekotala masandori ya mone pa da file lele waya seketando shaya nimeni waya mari kone fola bini wa ayayayayay. Ndasengeye no muntu Mwami Imana ndagushimye kumunyeretse, yari afite rendezvous yo kubagwa mu ijosi. Ibyo bintu bikuyeho, dore bihinduye ubusura, binetralije. Mavuta aramanutse akoze ibitangaza no murimo. Uri Imana yera kandi uri Imana ishoboye, uri Imana ire muri Imana ivuga bigakora. Ndagushimira Mana ko nimo mbona ugenda uvura umuntu mu ijosi. Leko setelema ya nemandi poria n'uyo rugo mwoje kumubaga ntibakikubaze ku mugongo. Imana irabihinduye, kandi Imana avanye ngo dore ugiye kuboka kandi ugubwa neza. Mavuta y'Imana ze nawe, Imana igushumbushe, guhagarika
ikwambika aho ukwiriye. Imana iguha amavuta bwa ubuhanuzi bwe bw'uyu munsi wa none, aho yavuze ngo nzagaruka mvugane nabo, nzabagira neza, nzabambika imbaraga, sinzabareka. Nagira nkubwire ngo hari impapuro 3 tugiye kwakira ku buzima bwawe. Ndabwira uwo mugabo umwe muri Amerika, hari impapuro tugiye kwakira ku buzima bwawe, kandi impapuro z'agaciro ku buzima bwawe, kandi zitumubasha kugaruka mu gihugu cy'iwanyu Burundi, kuko Imana izabana nawe. Ntugome, nturakare, restifonde paye, ntuceke intege, kuko Imana irakuzahuye. Reka nsengere umubyeyi uri muri Canada, n'inshuti yanjye simvuga mu izina. Reka nkubwire ngo Imana yavuze ko izaguha abana, ntiyakuvuza umwana, bityo wikwisabira umwese abana ntibara igihe kirekire. Uko byamera kose uzabyara, umva nkubwire wowe uzabyara, wongera ubyare, kandi n'ukuri. Kandi Imana iciye agasuzuguro muri yo Canada wicayemo. Imana imirambwira ngo ifunza akanwa k'abadayimoni ku buzima bwawe, kandi ikoze bidasanzwe. Hanyuma aravuga ngo Yoweri bango, hanyuma y'ibyo rero nzasuka umwuka wera. Umva, hanyuma yo gushumbushwa, yo gutabarwa, ngo abasaza bazerekana, bakambwe barote, ngo uretse n'abaja bizabageraho. Rero mu minsi ya Pentecote, Imana iguhe umugisha, mugubwe neza, mwambara imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo dufashe mpiri n'imigambi y'abadayimoni, icyo dufashe n'iseki biguhiga, Imana iragushumbushyije, igusubije ubuzima bwawe. Tangira byakire, tangira ubigendemo, tangira ubikorereho, tangira ubivemo. Nuko umuntu ibindi by'Imana ubyiyumvamo, ntabwo aribyo bikumva, ubyiyumvamo ukavuga uti nanjye ndaremye, nanjye ndakire, nanjye ndabicakiye, nanjye ndabifashe, ahubwo ntubijugunye ngo ndyabahanuzi. Oya, ntabwo twaje guteka imitwe hano. Umva uko Uwiteka avuganye nanjye. Arimo arambwira ngo nkubwire ngo Imana iragushumbushisha. Ibyariwe n'inzige, ibyariwe n'akagungu, ibyariwe n'abagambanyi, ibyariwe n'isi, byo Satani yamize, cya cyoka cyamize, baguhize, bagukurikiranye hose, Imana itanze ihumure. Dorukiza umutwe, dorukiza amaso, dorukiza umugongo, dorukize mu nda, dorukiza amaguru, dorukize mu buryo bwose. Imana ikwitayeho, Imana ikwambitse imbaraga. Wishima Imana uyu munsi wa none, wakire gukira, wakire amasezerano, wakire imbaraga zisobanutse zigera kure cyane. Wongera urenga harenzeho. Haratubwiye ngo nukuri nzabashumbusha. Hanyuma y'ibyo rero, Imana igiye yagusukira umwuka wera, yongere gusukira imbaraga, yongere guhe kurota no kwerekwa. Ariko nukuri kajagari kakuvuyeho, kavuye kakuvuyeho, imbaraga mbizi kuvuyeho, Satani naguhunze, winjiye mu isezerano, winjiye mu mavuta. Mini wala masayi ni mole fade tasokota. Iki kintu kirakomeye. Hari ikindi Imana imishuriye mu buzima bwanjye. Ngiye kubona mbona inkono mu Kinyarwanda barayibona, mbona marayika yikubise hasi, havumbuka nk'ibintu by'ibisimba byinshi bigenda. Imana namwe ngo ikuyeho uburozi kuri wowe, kandi Imana ikugire neza. Uhereye none wajya gura udasinziriye, Imana iguhaye ibitotsi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe na Pastor Jean Baptiste Bakunda ku Ubumwe bw'Abera Ministries. Dukomeza muri zanzo zacu mbwira ngo umwuka kuzasukwa, ariko iragushumije ko bisukwa bwa ubuhanuzi bwawe. Bwakire bugenderemo, komeza uhamagare, komeza utwandikire, ca mu gikaro uhamagare. Nimero ni yayindi, turagufasha haba nijoro, haba mu gitondo. Niyo tutagufashije bite no ku mwanya wabuze, ariko tukubonera kangira ngo abo tuganira bose babizi ko njya mbashakira kanya. Rero Imana Imana igushumbushyije, imodoka igushumbushyije ubuzima mu cyerekezo, ngo nzabanza mbashumbushe ibyo kagungu zari, nyuma mbasukira umwuka wera w'Imana. Hari abantu barota, nuko kurota n'impano y'Imana. Ku munsi wa 28 bwa ubuhanuzi bwawe, yuko Imana igushumbushyije. Urakoze, Imana iguha umugisha, kandi Imana ikurengere, Imana ikwambika imbaraga, Imana iguha umugisha. Kandi mukomeze mukore comment, mukomeze mukore share, mudusharinge, muduha amakuru, mutubwire, muhereza abandi. Naho ubwo tubwire ikintu twakongera kino kiganiro ko gisho kuba cyiza. Amavuta y'Imana kuzeho, abari muri Amerika ndabashuje, muri Canada ndabashuhuje, abari Buraya, Australia, mwese Imana ibaho umugisha. Jean Paul ngubwa neza, ndabaramukije abantu bose bamwe muri Brazil n'u Guatemala. Kandi nongeye gusoza abakozi nkunda cyane, benshi ndabakunda, abakozi ba bank mwitwa KBC. Imana bampera umugisha, muri abantu beza cyane, muri abantu bakunze cyane. Aho twa mu gitondo nabonye kumutanga service, Imana bampera umugisha. Nshobora no bakora mu mabanki mwese, bakora mu bijyanye n'amafaranga mwese, Imana bampera umugisha. Kumenye ngo Imana iragushumbushyije, igushumbushyije fiance, buko ntibuzongera gupfa. Recostify mama, bwira uwo mukobwa ngo buko ntibuzongera gupfa, kuko Imana yise buhagaraho kandi iraburemye. Ngaho muhamagare tubasengera Imana. Imana ibaho umugisha. Murakoze, ndabashimiye. Nagira ngo dusoze mbasezera, kandi batemwe mukomeze n'ukuri, muduhamagare, mukomeze mutwiyereke, mutugamagare, tuganire, tuvugane mwibanga, kandi tuzasengana Imana. Mwaza gutekereza kuri wa munsi 31 tuzatangira amasengesho. Uzabikenera azambwira, mubwire uko bigenza. Imana ibampera umugisha. Murakoze. Nyiri cyuro, nyiri ubutwari, nyiri imbaraga, nyiri kurema, nyiri gushobora, kakanya keza tuje imbere y'ubwiza
bwe mwami aho dusenya imbaraga mbizo badayimoni bose mu izina rya Yesu twirukana kora kwa Satani shumbusha ubwoko bwawe shumbusha ubwoko bwawe shumbusha ubwoko bwawe shumbusha ubwoko bwawe reka bajye mu shumbusho reka bakira imbaraga reka akira ubuzima bakire gutabarwa mu izina rya Yesu senya imbaraga z'abadayimoni zose zikagera mwami bakira umugisha kandi bagweneza Yesu Kristo mwami wacu amen shalom shalom Imana ibampera umugisha Imana ibakomeze kandi mugubwe neza muduhamagare mugire weekend murakoze Imana ibaha umugisha bye